Momo, say hi to the guys. Hello. Oh, you look beautiful. I know. Oh my goodness. Mama. Oh. Nanjye kubwira mu gifaransa ngo meze neza ariko numva nakumbiza. Tu es sérieux? Oteki. Tugiye mu bukwe saa 8 z'ijoro, ubukwe bwabaye saa 3 z'amanywa. Ukibaza ngo ubukwe tugiye gukora iki? Tugiye gutwikurura. Kwanza mbere ya byose wicaye. Cha muri boot. Wambaye iki? Wambaye kote za mirongo nicaye muri boot. Nicaye muri boot kabisa. Uwo muri kumwe nawe mushyiremo babone yuko nukuri ndetse n'ababireba nta kimenyane kirimo ubona umusare yicaye imbere uri kubatera make up none ari mwiza kubarusha ni ndamuteye make up ariko sha iyo misatsi nangaye oya ahubwo uva babwira ikintu kirenze kuba umusore ni byiza nk'iyo statement sinayikora ayayayay uri mwiza kabisa oya urumva imisatsi ijya gura n'isura ye kabisa abandi bameze bite hello Basa kujya gutwikurura. So kujya gutwikurura ndabona iyo masaha muziki. Kibazo ndasohoka mu magari cyane. Oya gaho sohoka tugiye kwinjira. Tukaba tugeze mu bukwe dusanga burangiye. Barimo tugiye gutanga gift. Wow. See the outfit. See the back. Nzi tufite maho ngaho. Inkoko. Ye kugutangamo impano. Yo bajya kugutangamo impano. Hello. Hello, beautiful lady. You look so beautiful. Thank you. Sine ngo waragiye papa Owen ni impano ye gift y'inkoko wagiye gutanga ngo inkoko yiwe uko bimeze abonye mama Owen ukuntu atambuka se neza. Hello. Naga kata mbonye introduction. Mani wa urugo ruhire kuhumura koga amata ku ruhimbi nanze kubaha inka kuko ndabibona ku rwuri rwanyu ntabwo rurimo ubusa nanze kubaha imbwa kuko benshi barayinyita nahisemo kubahereza inkoko nk'ikimenyetso cy'urukundo n'isezerano ryo kugira ngo mubane iteka n'umuhanzi w'umuraperi twemera Riderman yise Rusange. Ni muri urwo rwego rero nanjye nyikuzaniye ni ukuri rwose ndabizi ukuntu umurimo iyi ngiyi izajya igufasha kuzindure mu gitondo. Ni ukuri rwose kandi nawe Miki simbibifurije ariko haje nk'abashyitsi bagutunguye cyangwa se nawe ubona ibintu bitameze neza ntuzicwe n'inzara y'ibona. Ndabakunda cyane urugo ruhire. Umuntu wa mbere utanze isaha akaba yazana yiri. Oya wumvise ukuntu navuze aravuga ngo simbibifurije ariko bibaye ngombwa
abashyitsi baje babatunguye ahagarare areba neza kuko byanze bikunze avuze n'aho ayijyana amwakire arakoze cyane the Richard Rusine Patrick umusinzi utubwije ukuri iriya nkoko iturutse Kacyiru cyangwa iturutse mu Gakenke iriya nkoko iturutse mu Gakenke narindi arakoze cyane ariko iturutse mu Gakenke ku isoko ntiturutse ahandi ntiturutse hose hanyuma ko itazaturikiramo murakoze cyane turi abakinnyi ba filime y'Imbabazi uyu munsi dutera iteka nuko mugenzi wacu muri sinema akoze ibintu niki turamukunda tukamukundana na Gaga n'umuryango wacu ababari turi hano rero kubera ibyishimo nta byinshi twavuga tubasaba umugisha mwinshi utangwa n'Imana imigisha Imana yageneye ingo nziza isakazi kwa Aga na Niki haleluya arakoze cyane batanga impano kabuhariwe hakaba hasobanutse bamwe bati uwo musatsi wawe uhuriza benshi abandi batunga urukweto rwawe narwo ariko barabikunda umuntu uzi ko afite rero z'umusaza yitije azitane ko ashaka kuzamura akarwara amaso n'agakoze umusaza arakoze bantana Aga umuntu uvuga ijambo rigasohora nabikubwiye mu gihe kitari uyu munsi nakubwiye ko ari ijambo akunda kumbwira ngo mu nshuti madamu we afite ajya akunda kuvuga ngo ndi igihuha ntabwo ndi igihuha Aga namwemereye inka nyibuze imbere y'abantu Aga inka nakwemereye muri cya gihe ndayiguhaye amashyi menshi cyane arayimuhaye kugira ngo umenye ko abakire bari abakire igiye kwitangwa nonaha inka agiye gukanda akanyenyeri inka nziza ubu tuvugana aguruzwa n'inka byawe inka zigenda mu nyenyeri igenda muri parike direkite akanyenyeri zo kagendera mu itumi kandi inka nazo wari wabona umuntu ukanda inka se ariko bakanda akanyenyeri uburyo bwose Akoze iyo bagita kuri majike cyangwa se perofiyu ariko uyu muryango wambereye imfura kuko uwitwa Miki niyo muntu wapromotinze ibihangano byanjye tutaziranye agapromota rero stage zose nakoze mu Rwanda niyo muntu wagize uruhare kugira ngo abantu bazimenye kuko ejeza ko ariyo muntu aba wamfashije icyo gihe tutaziranye nifuje no kuba Imana n'abashimira ko ari abantu b'umumaro urakoze arakoze cyane nimba ari Imana bashwanyuriza hano bayitwereke nimba ari barebera mu rugo simbizi ariko ndabona byanze bikunze nimba ari ifoto kurwa jike ntabwo yatanga impano bari burebere mu rugo aba yashyizeho za maji ibyemezo bigomba guhita birangirira hano n'ako kanya ngo nakwemerera ikintu ntugitahane uzamenye ko byarangiye amashyi menshi hanyuma kugira ngo amenye ko ari maji maji bamaze ko bashanyije nonaha bagaye mu gatimba mwana ni ibintu biri majike n'ubu iyo wifurije ubukwe kuva kera nanjye ntanze impano udatanga igishushanyo kuri couple reka twakire monsieur Zidane les messieurs des pensionnaires abafasiyone bati ufite imana twazanye kuri uyu munsi bashakira indirimbo ya kera DJ yego indirimbo z'abasaza shaka indirimbo ziba za kera zababera soni za zindi za kera z'abapasiyone maze binjire mu z'abapasiyone nanjye wanyita makanika mubi cyane bani mbiki mapacha natawa ngo ni biti mwongeye kwirirwa mbere na mbere reka manze mbashimire nshimire umuryango wa Miki ndetse n'umuryango wa Aga cyangwa se Agira Neza Pacifique ndetse nshimire na Marine twatangiranye urugendo rwo gushyigikira cyangwa se kugira inama uyu muryango mushyashya ariko hagati aho ngaho mumfashe nk'umuha amasegonda 30 icyo mvuga
hari umuntu wakomeje kumbaza ngo aga promota ntabwo ari gusobanukirwa. Pasiteri yabivuzeho ntiyabivuga neza, ndetse hari n'umugabo uri inyuma hariya naboneka gihari afite ubwanwa, ariko natumye no kumbaza ngo aga akora iki. Hari ijambo bavamo promota nabyo mwabyumvishije. Aga ni izina rye agira neza, iyi ni Pacifique murabizi. Promota rero apromotinga byinshi. Iyo ufite uruganda nakugira inama yo kwegera uyu muryango, harimo aga ndetse na Asifiwe, bakubwira uburyo ibyo ucuruza cyangwa se ibyo ukora byagera ku bantu benshi, ukarushaho gutera imbere nawe ukagira uruganda. Ntekereza yuko uko mwicaye hano ugize ibikorwa byambukiranya imipaka ni byiza kuri wewe. Mwabyumvise rero promota cyangwa se promotion n'ibindi bintu, ni ukuvuga ngo ni umwe mu bantu batuma ibikorwa by'abantu bigera kure. Niba uri umuhanzi nakubwira iki, niba uri umushoramari nakubwira iki, ibyo ukora byose ukeneye umuryango. Rero aga reka mushimire ko yabaye umwana mwiza, kandi nongere mushimire byimazeyo. Umwe mu bantu bumva kandi akamenya icyo agomba gukora, kandi akabikora mu gihe gikwiye. Aga ndagushimiye cyane we na Mukobwa Jena Asifiwe.